abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'189 cy'ikinamico Shira Impumu, aho Ndori yari yanditse ibaruwa asaba imbabazi urubyiruko rugenzi rwe babana muri club dufatanye urumuri ku makosa yakoze yo gukwirakwiza ibihuha n'imvugo zibiba urwango ku mbuga nkoranyambaga. Isaba imbabazi yasabye yaje kuzihabwa. Hagati aho Simikangwa n'umukobwa we Gatesi bifashishije ikayi y'imihigo y'umuryango barimo kurebera hamwe aho bagize bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Umuryango wa Musafi na Veronica wo wari ukomeje kurangwa n'amakimbirane. Ese abagize club dufatanye urumuri bazabaganiriza babafashe kuva muri ayo makimbirane? Mu rwego rwo kwamana amatsiko, reka mbareke mukurikire igice cy'190 cy'ikinamico Shira Impumu. Yewe, nimureke dukurikira inama turaganira dushoje. Kuva hibereye nabyivugire rwose. Murakoze kumpa aka kanya. Mbere na mbere mbanje kubashimira kuba mwemeye kuntega amatwi. Rubyiruko rugenzi rwanjye tubana muri club dufatanye urumuri, nkurikije uburemere bw'ibyo nakoze, ntago nakabaye nkiri umwe muri mwe. Mu by'ukuri mwese muzi ko nari maze iminsi nta telefone igezweho mfite. Aho nyiboneye rero numvaga mfite inyota yo kujya mbasangiza inkuru zose mbonye. None se ndo ni inkuru zivuga nabi igihugu, inkuru z'ibihuha, izibiba amacakubiri n'urwango, zose ukatwoherereza ku mbuga nkoranyambaga? Nkuko Karinganira bivuze, ikosa nakoze nuko nohereje ziriya nkuru nabanje gushungura no gusesengura ibirimo. Nyuma yo kumenya uburemere bw'ikosa nakoze, numvise rwose nanjye nigaye. Mpita mfata icyemezo rero cyo kubandikira iriya baruwa mbasaba imbabazi. Muceceke Ndora soze. None se ndo turamutse tukubabariye urumva ufite imigambi? Mana ishobora byose, ningira amahirwe mukambabarira irya none. Mfite urutonde rw'ibintu 5 nzakora bikabagaragariza ko nahindutse. Ikintu cya mbere niyemeje ni ukujya mbanza gushungura no gusesengura ubutumwa bwose mbonye ku mbuga nkoranyambaga mbere yo kubwoherereza abandi. Icya kabiri ni ukugira uruhare nk'urubyiruko mu gukoresha imbuga nkoranyambaga nyomoza abasebya igihugu cyacu n'abakivugaho amakuru y'ibihuha. Urubyiruko rwa club dufatanye urumuri, usigasira ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda n'indangagaciro dukomeyeho, ntituzatezuka ku ntego yo guteza u Rwanda rwacu imbere. Murakoze cyane. Icya gatatu nzakora, nzihatira kwigisha urubyiruko rugenzi rwanjye uburyo bwiza bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo ejo batazagwa mu ikosa nk'iryo nanjye naguyemo. Icya kane nzakomeza gukora kuko ubu nanagitangiye, ni ukwimakaza umuco w'amahoro n'ubworoherane muri bagenzi banjye, kuko nanjye byamfashije kumva neza ikosa nakoze no kurisabira imbabazi. Icya gatanu nzakora no gukomeza gusigasira indangagaciro nziza dukesha inyigisho z'umushinga dufatanye urumuri, yaba hano Ibweramahoro n'Inyamitavu ndetse n'ahandi hose nzajya. Ndora arakoze cyane kudusaba imbabazi ndetse no kutubwira ingamba yafashe kugira ngo atazongera kugwa mu mutego nk'uriye. Nk'uko amategeko ya club yacu dufatanye urumuri abiteganya, ndagira ngo mbasaba bemera kumuha imbabazi bashyira ikiganza hejuru. Murakoze cyane, ndabona mwese rwose mwiyemeje kumubabarira. Ngira ngo nawe nk'umuntu duhaye imbabazi twizere ko atazadutenguha.
ni ukuri murakoze cyane, mureke mwese mbahobere. Abanyarwanda twese duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, mu midugudu iwacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, mu baturanyi bacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, mu rubyiruko twese duharanire ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda. Bizakorwa bite? Tuzarwanya abanzi bose b'amahoro, twiyubakira u Rwanda rwatubyaye, dushimangira ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda, mu mashuri hose duharanire ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda, mu nama zacu duharanire ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda, muri diaspora dushimangire ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda. Bizakorwa ariko Severoni, ubwo ubona umwanzuro wafashe utagayitse koko? Nyamara ushobora kuba unyitiranya njyewe mwene Kamatari. Njye Veronica iyo ngiye gufata umwanzuro mba nabanje kubitekerezaho. None se urabona kujya turara mu byumba bitandukanye ari byo bizakemura ikibazo? Ubu urabona bitagaragara nabi imbere y'abana koko? Ngo abana icyo batazi ni iki se? Hari uyobewe amakosa yawe? Ahubwo ndaje nzabagusigire uzabona uko wisanzura ukora ibyo ushaka. Ariko rwose mugore nkunda cururuka tuganire. Tuganira iki? Nyamara ushatse wacisha make tukajya inama. Utwara icyangombwa cy'ubutaka ukajya kugurisha isambu rwihishwa na Simba Ikangwa, kuki utangishije inama? Nyine urabona iryo kosa rwose ndarisabira imbabazi mugore mwiza. Yego rwose. Niko ye. Indi miryango ibana mu buryo butemewe n'amategeko mu cyumweru gitaha ntigiye gusezerana. Mujyanama na gitifu ntibatugira inama ngo natwe dusezerane ukabyanga. Ngo none ngo urashaka ko tujya inama. Erega nyumva neza mugore mwiza. Icyo nanga nuko bari abayobozi baza kwivanga mu bibazo by'urugo rwanjye. Ngaho da, babyivangamo se bate? Ese ubundi se wowe banteza? Ibibazo by'iwanjye mu rugo bibibwirwa n'iki? Ubu se kuri aka gasozi ninde utazi ibyacu? Ntibirirwa bavuga ko turi mu bateza umutekano muke mu mudugudu. Ariko Macibiri nzi ko kubu arimo gusubira mu masomo cyangwa n'amayere yo kwanga kumfasha gufura. Reka mbanze njye kumucunga ndebe ko arimo gusubira mu byo yize. Umuvugo: ejo hazaza heza hari mu biganza byanjye. Munyarwanda mwana w'u Rwanda, ndavuze impanda kandi impanura, ntabazi impundu ntamuha, mpumeka Imana iziri impumu. Iyo mpambi impumuriza, mpangara mponga impangazi, ingana ingamba zihambaye zihashya bene bagambaye. Dore ngambiriye urugamba, rugamburuza Sugar Daddy, umushukanyi nka Rusuferi, uwo mutindo utagira umutima, yigira inama ari ikirura, kimirabungura abangavu kikabavuyanga kibatera inda. Yamaye nka data. Cyamara kubahindura rubebe kikabebera kikazimira, ntibazongere kugica iryera. Siko Macibiri akaze, burya mfite mushiki wanjye w'umusizi ntabizi. Reka ntega amatwi numva ibyo avuga. Uwo ari kuzaba rugori rwera, agapfapfana atari umupfapfa, agahinduka umupfayongo, agapfundikanya by'imfabusa, byamupfana akayoba agahaba, agapfira mu biyobyabwenge, si bwahindutse zezenge, nta cyizere cy'ejo hazaza. Iyo nzengurukije amaso nkarambagiza iyo mirambi, nkaruhera ka gitumba mba ntabaza ngani Rusizi, nsuma nsanga urwa Gasabo, abasizi barusingiza rudasumbwa. Basaba umusanzu usukuye, mbatumira ku gicumbi cy'umuco, ngo twicare ku muce duca akabogi, ducogoge ducoca amagambo, tudaciye ruhinga nyuma duce baca umuco wacu bacike gucuri ku muco wacu. Ducuranga indangagaciro z'umuco w'iwacu, ibicurabwenge, icuraburindi rihahunye, twumva imirindi y'impuruza iduhamiriza ko ejo heza habarizwa mu biganza byacu. Dutera igiti cyiza cy'icyizere, kizera imbuto z'iterambere, dutera intambwe tugana ejo heza, hera ubuzima buzira umuze. Guma. Macibi, uzi ko ukaze mwana? Urya uri umusizi bene aka kageni? Ariko se ndo, ubushe kwenda iki koko waretse nkisubirira mu masomo? Babarira umbwire, ibi bintu wavugaga wabifashe mu mutwe cyangwa wari urimo kubisoma? Nabifashe mu mutwe nyine. Wagize ngo ndi wowe wanze kwiga? Gabanya amagambo se. Umva se ahubwo nkubwire mwana, ya gahunda wanyemereye yo kunyigisha Icyongereza tuzayitangira giheki. Uzashaka umunsi umwe mu cyumweru njye nkwigisha. Kora aha mwana, noneho nzakugurira igipaki cy'amandazi. Njye amandazi narayahaze uzangurira keke. Hari icyo bitwaye se? Icya mbere nuko ibiruhuko bizarangira namenye Icyongereza. Ahubwo ndaza guhamagara papa mubwira azaguhembe. Mubwire ko muri ibi biruhuko utakizerera, usigaye wicara hasi ukiga. Ndo, ngaho genda ujye gufura reka niyigire. Ntaribi mwana, iyo gahunda ukomeze uyizirikane.
Musafi ni ukuri rwose urakoze kumfasha kwasa utudukwi nawe nabuze umuntu utunyasiriza. gufashanya se ko hari umuco nyarwanda. Ni ukuri wakoze pe, none se ubundi akwishyura ngaye Musafi? Urumva nakwishyuza uri umuturanyi? Ubu se nugera mu rugo Veronica akakubaza icyo utahanye uramubwira ngo iki koko? Oya nawe ntabwo yakwirirwa bigiraho ikibazo, nuko navuye mu rugo adahari, ariko nimbimubwira arabyumva. Reka rero nkwereke uko tubigenza, ntabwo waba wamfashije ngo utahe imbokoboko. Hano hari imyumbati nari nakuye, reka ngo wishyire umugore atekera abana. Yewe ni ukuri waba ukoze imyumbati nayiherukaga kera. Reka ndebe agafuka mu nzu nze ngushyiriremo. Nyine Karengane, uri inshuti yacu ntacyo twaguhisha. Urabizi ko Simbikangwa dukundana, kandi uyu mwaka dushobora no gukora ubukwe. Erega amakuru njye mbanye mfite, none se ahubwo nimumbwire. Iyo anniversaire izabera he? Bizabera kwa Simbikangwa, niyo mpamvu dushaka ko bitazaba akavuyo. Tuzatumira abantu bake. Iki gikorwa turi kugitegura dufatanyije na Zawadi nubwo ataragera hano. Ni muri urwo rwego rero turi kugusaba ngo nawe uzadufashe, ariko nibanga. Simbikangwa ntabwo abizi se? Maze narinzi ko nimugoroba ndaza kujya kumureba tukabiganiraho. Muhumure niba ari ibanga ntabwo nzarimena. Karinganire we, uri umuti w'amenyo pe. Ibintu byose uba wabigize urwenya. Ariko se gate wowe ko ndi umushyushya rugamba. Nyine nicyo twagushakiraga Karingani. Turagira ngo dushakire uturirimbo twiza tumwe twa kera twa Karahanyuze. Tumwakunda nawe uramuzi. Reba nk'ubu ngubu hari indirimbo akunda cyane, akunda kuririmba ivuga ngo rebiriya, ivuga ngo aha iriya. Burya ishavu ntawe ryica maze kubibona, byari byaranyobeye uko nzabigenza n'impamo. Aha koko rero Roza mwana nkunda disiwe, Roza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza. Urumva ko ibintu bizaba ari amahoro, ibintu bizaba ari uburyo y'anniversaire. Iyo anniversaire igomba kuba iteguye neza kandi gusoza. Oya ariko inejeje ubundi se. Niko Veronica, uyu munsi wari watetse neza pe, ibi biryo biraryoshye. Ubundi se nsanzwe nteka nabi? Niho usanzwe uteka neza, ariko uyu munsi byabaye akarusho. Ubundi se urya hano ryari? Ntutaha ugasanga nasinziriye. Dore nk'ubu hari amakuru maranye iminsi, ariko narakubuze ngo nyakubwire. Ayo makuru se nayo ushaka kumbwira? Ejo bundi nahuye na mujyanama, arambaza ngo tuzaba turi mu rugo ryari, ko hari itsinda rishaka kuza kudusura. Ngo itsinda rizaba rigizwe na bande se? Erega ni rya tsinda rya Karabu dufatanye urumuri, ariko ngo abazadusura harimo uw'amahoro, Kabano na Foromina. Ese nabo ngo bazaba bagenzwa n'iki se? Ntuzi se ko no muri gahunda bagira harimo no kugenda basura ingo zifitanye amakimbirane? Aho ntimunyumvirara? None se ninde wababwiye ko turi mu miryango ifitanye amakimbirane? Ariko si ibera hano hari umuntu utabizi. Reba ejo bundi nahukana, wirirwa gusiragira mu nzira za kunyura abantu batakureba. Veronica, mbabarira reka ibyo tubyorereka mbanze nirire. Urabuzwa n'iki se ko ari wowe wabyihahiye? Ese iyi myumbati wayiguze nande ko numvishe iryoshye? Ugira ngo iyi myumbati se niyo naguze? Cyakora nkubwire, ku isi haracyariho abantu beza pe. Ngaho da, none se wayikuye? Ariyo wa mugore w'umupfakazi witwa Mukamana ntumuzi. Ugize ngo iki Musafi? Utambwira ko iyi myumbati wayikuye kwa Mukamana? Akasakumirora? Mbwira iyi myumbati niba ari ho wayikuye, iriya nkono mitengenda nyimene none ahangaha. Ariko wa mugore w'ubuntu utari inkunguzi, urashaka kumena inkono yuzuye ibiryo? Turaziranyura bizi, ntunjyana hirya no hino. Ndashaka kumenya iyi myumbati yavuye. Subiza. Veronica ko yariye karungu, ntamenya ko imyumbati yatetse yavuye kwa Mukamana, biraza gucura iki. Ntuzacikwe n'igice cy'191 cy'ikinamico Shira Impumu. Hari cyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira: 0788 30 65 39, cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira: shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shira Impumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shira Impumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.